Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro ya Kristo, nshuti z'umusaraba, mwese abakunda ibi biganiro byacu bya Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu. N'umunezero mwinshi kugaruka gusangira namwe ubutumwa bwiza, gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndizera yuko muri amahoro, ndizera yuko Imana yabarinze mu cyumweru cyashize. Ndanezerewe Imana yacu kuko yabanye nanjye, yabanye namwe mwese. Niba unyumva amatwi yawe akaba akora neza ukanyumva, nishimwe rikomeye. Nanjye ndashima Imana ko ijwi ryanjye risohoka, tukaba tugiye gusangirira hamwe ibyiza umwami wacu aba yaduteguriye. Reka tubanze twiragize Imana kubwo ibiri bukorwe byose. Haleluya. Data mwiza wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe muri iki gitondo, kuri uyu wa mbere 23 z'ukwa 12, tukuzamuriye icyubahiro kuko ari wowe ugikwiriye. Naba ari twebwe, reka icyubahiro kibanze kikugarukire muri byose. Ndagushimiye rero uburyo wabanye natwe, ndagushimiye kubwa mwene data unyumva, ndagushimiye mwami kuko uri mu ruhande rwacu. Ijambo ryarambwiye ngo niba uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu azava hehe. Bagushimiye ku byabaye uyu mwanya twinjiyemo, turanezerewe. Muze rero ubane natwe, Mwuka Wera abe muri buri kintu cyose kiri buvugirwe hano. Ndasenze kugira ngo amagambo turi busangire na bene data uyaherekereshe imbaraga zawe, kuko ari isezerano ryawe. Amagambo atambitswe amavuta yawe ntacyo yaba amaze, yaba ameze nk'ayandi yose, ariko aherekejwe n'ubwiza bwawe, aherekejwe n'amavuta yawe. Mana, aya magambo aragenda akaba ubuzima, akaba umutsima utunga ubugingo uwayumvise. Ndategetse rero kugira ngo habe impinduka kuri buri wese uri bwumve ibyo tugiye gusangira. Ibyo bene data bazabasangiza byose bizabagwe neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi twizeye. Amen. Reka dukomeze rero iki kiganiro mu gutangira iki cyumweru, nubwo turi mu minsi nyine ya Noheli, ariko ndagira ngo dutangize ijambo tubona muri Yobu igice cya 9 umurongo wa 5, ndetse reka mbanzirize no ku murongo wa 4. N'amagambo Yobu yavuze mu gihe yari afite biriya byago. Muzi ibyabaye kuri Yobu. Yobu ni umuntu uzwi cyane, n'abadasoma biriya bazi inkuru ze. Ubwo rero Yobu mu gihe inshuti ze zamushinyaguriraga zivuga ati byakubayeho byose birakabije, birashoboka yuko wakoze ibyaha, hari ibyaha wakoze, ntabwo ukiri mu nzira y'Imana, ntabwo ukinezerewe, ntabwo Imana ikikwishimiye, nicyo uri kuzira. Hari igihe umuntu agira ibyago biza byigerekeranya, nawe yaba ari umuntu w'Imana, bagatangira bakamucira imanza ati ashobora kuba yarakoze ibyaha. Yobu rero nawe niko byamugendekeye. Mu gihe baje kumushinja, yagize umutima uciye bugufi cyane, maze aca bugufi, aremera ati okay, ndabyemeye yuko nabaye umunyabyaha,
yirirwa aburana. Hanyuma rero mu magambo yavuze mu gice cya 9 umurongo wa 4, ya mana bashakaga kumuteranya nayo, ahubwo arayivugira, ayivuga ibigwi. Haleluya! Nimureke Imana yacu tuyivuga ibigwi. Hanyuma arayavuga ati, Imana igira umutima w'ubwenge kandi ni intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Ni ikibazo abajije. Noneho agera ku murongo wa 5, igice cya 9 ku murongo wa 5, ayivuga ibigwi neza cyane. Aravuga ngo ni Imana yimuri imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Haleluya! Itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Avuga ibigwi by'Imana, ngo ni Imana yimura imisozi itabimenye. Ngira ijambo nshaka ko ufata kuri uyu wa mbere, nje kugusabira, nje kuguhanurira mw'iri jambo. Ubuhanuzi bunyuze mu ijambo ry'Imana nibwo butavangiwe. Ndakubwiye ngo ndategetse mu izina rya Yesu ngo Imana ize kugira ibyo yimura. Imana igira ibyo yimura mu buzima bwawe. Niyo titre dayere y'iki kiganiro. Imana yimure mu izina rya Yesu. Mu butware Yesu yampaye, ndategetse ngo Imana yimure umusozi ukuriho. Ntabwo nzi umusozi wikoreye, ariko ndategetse ngo Imana ikureho burundu. Umusozi w'umubabaro ukureho, iwimure, ikwimurire uwo musozi w'umubabaro, iguhe umunezero. Hari umunaniro mwinshi, iwimure, ikuzanira imbaraga. Haleluya! Mu cyimbo cyo kwiheba, ndategetse mu izina rya Yesu ngo ubwihebe bwimuke, ugire indirimbo z'amazamuka muri wowe, indirimbo z'amashimwe muri wowe. Haleluya! Mu cyimbo cyo kwihebura, Imana iguha umunezero. Mu cyimbo cy'ikiriyo, Imana igikureho, iguhe ibyiringiro. Haleluya! Imana itanga ibyiringiro by'ejo hazaza. Uhumure nshuti yanjye, Imana ize yimure ibyo byose bikubereye imisozi. Inkuru nziza dufite hano ngo yimura imisozi itabimenye. Uwo musozi wawe nta nubwo uri bumenye uko Imana yabigenjeje. Haleluya! Uwo musozi wawe nawe uzatangara, kuko Imana ntabwo iri buwugishe inama. Oya, ikora nk'Imana. Ni Imana ikora nk'Imana. Tujya tuyisaba twiherereye, tujya tuyisaba turi mu cyumba, maze nayo igakora nk'Imana. Yajya kugusubiza, ikagusubiza bose babireba. Haleluya! Haleluya! Imana ndategetse ngo ize yimure ibyo byose byari bikugoye mu izina rya Yesu. Amen. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Igice cya kabiri kigizwe n'ijambo tuzigaho muri iki cyumweru. Ijambo rivuga ngo impano iruta izindi. Haleluya! Ndabizi muri iki gihe, muri iki gihugu mbamo cy'Ububiligi, abantu benshi barirukanse bashaka amakado bazahana kuri Noheri. No mu bindi bihugu kenshi iwacu muri Afurika uwo muco mwiza rwose waraje. Ni byiza. Noheri ni igihe cyiza, abantu baba banezerewe, abantu bahura bagasabana, imiryango igasangirira hamwe, bari badaheruka kubonana bakagira ibihe byo kwicara bakabonana. Rero ni ibihe byiza byo guhana impano. Jambo muri Yohana 3:16 hari impano Imana yatwoherereje. Niryo jambo tuzigaho. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo niyo mpamvu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero ngiyo impano nziza twahawe, niyo mpano Imana yohereje ku isi. Tuzavuga ku byerekeranye n'ivuka rya Yesu, uko yaje muri iyi si. Impano nziza cyane. Ndabifuriza kugira ngo
iyo mpano yitwa Yesu Kristo, abatarayakira, atarayisobanukirwa, icyampa kugira ngo ni ukuri bazarusheho kuyitekerezaho muri ibi bihe twizihiza Noheli, muri ibi byiza twizihiza Noheli. Bifurije rero kugubwa neza. Ndashimira bene data bazabagezaho ibiganiro mu Kinyarwanda, kandi mwarabonye kuntu dufite abavugabutumwa bafite ijambo ry'umwimerere. Ndashima Imana kubw'iyi ekipe dukorana. Imana yagize neza, uyu murimo ni uwayo, uri murimo irawuhagarariye, kandi ni ukuri byose bihuriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndashima Imana yuko ariyo yawutangije kandi ikazawukomeza. Imana iduhana umugisha twese. Bifurije ibihe byiza, un bon réveillon de Noël. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen.